dutekerereza. maraya ni umugore wataye umugabo we agacyurwa n'abandi bagabo. maraya ni idini yataye umuremyi ijya mu byigisho by'abantu, ijya mu byigisho by'ibihimbano by'abantu, yigisha ibinyuranye na Bibiliya, ihindagura amategeko y'Imana. N'ubu papa avuga ko ari we mubyeyi w'isi yose. Iyo dini isatagura amategeko y'Imana, nguwo nyina, nguwo maraya mukuru ubyara bamaraya bose. Maraya ni ukuvuga uwataye umugabo we akajya gucyurwa n'abandi bagabo, baretse Imana bajya kwa Satani. Turabashuhuje mwebwe aho muri hose, niba uri mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, nakubwira ngo amahoro y'Imana y'u Rwanda abashe kubana nawe kandi Imana y'u Rwanda ihorane nawe. Niba nanone kandi udukurikirana uri muri Canada, uri muri Amerika, uri mu Burayi, uri Aziya, by'umwihariko Afrika mu Rwanda, navuga ngo peace. Hashize igihe rero kinini COVID-19 iteye, navuga ko yateye ari icyorezo kibi gikomeye cyane. Abantu hirya no hino bahangayikishijwe nayo, uburyo twanasuye umwe mu bapastori bashesha kanguhe, Pastor Mpyisi, atuganirira ko kiriya ari igicu. Ibi ngibi rero n'ubundi turaza kubigarukaho, ariko twongeye kuvuga ngo ese abantu benshi bajya bavuga ko ari imperuka, ari ibyago 7 by'imperuka, bakavuga nanone Imana izasuka gacuma k'umujinya. Ibi ngibi ni ibintu bamwe na bamwe bakurikirana mu byahishuwe mu gitabo cya Bibiliya, aho bavuga bati abamarayika 7 bazasuka ibyago 7 by'imperuka. Tukibaza tutese na COVID-19 yabirimo. Nakubwira ngo aho uri hose ukurikiranye ikiganiro cyacu, wirinde COVID-19. Jewe rero ni Edward Mubaraka, mubwire ko ari menye icyo yibaza, kandi ikiganiro mukaba mwagikurikirana ku IYIWACUTV. Aka kanya rero tugiye gusuhuza umwe mu bakambwe b'abapastori, kandi namwe araza kubasuhuza. Muraza kwishima. Ese koko waba wamenye icyo wibaza ku bamarayika 7? Ese waba wamenye icyo wibaza ku butumwa bw'abamarayika 3? Ese waba wamenya icyo wibaza ku byago 7 by'imperuka? Reka mpe mikoro umukambwe Mpyisi abashe kubaramutsa, noneho turakomeza n'ikiganiro. Mpyisi rero, abantu bari bagukumbuye. Ni koko reka tutangize kwiragiza Imana no gusaba kuyoborwa na Mwuka Wera. Nyagasani, twongeye gushimira kuba hamwe muri uyu munsi. Intego yacu no kugira ngo abantu bamenye ukuri. Ukuri ni ukumenya Imana iyo ariyo. Birababaje kuko turamye iyo tutazi, kandi dufite Bibiliya itwigisha, ikatubwira Imana iyo ariyo, ikatubwira n'ingorane iki gitabo cyiswe Bibiliya ingorane cyagize. Ririya zina Bibiliya ntabwo ari Imana yakise iryo zina, ni abantu bakise iryo zina bahereye ku bintu bandikagaho, babyitirira iyo mifuzo bandikagaho, iyo mimyi bandikagaho ijambo ry'Imana. Imana ntiyivugira, Imana ntiyikorera. Nyagasani, duhe kumenya iyo Mana iyo ariyo, kuki itikorera ikagomba umuntu, kandi umuntu agatera ibibazo. Bibiliya bidusobanurira, tubera umwigisha, twigishe icye, tumenye ukuri, tubone uko dufasha abatakuzi. Turagushimye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko rero ubivuze, ndi Pastor Mpyisi,
mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Iki gitabo nkimazemo imyaka n'imyaka. Ntabwo iki gitabo gikomoka ku muntu, gikomoka ku Mana. Nicyo gituma rero abantu batazi Imana iyo ari yo, ifite ibintu birindwi biyiranga, Imana barayimanura bakayigira nk'umuntu. Muri Bibiliya handitswe ngo Imana ni inyambabazi, Imana ni umukiza wacu. Kandi muri iyo Bibiliya handitswe ngo Imana ifite uburakari bwotsa, ndetse ngo igiye gusuka mu isi, yohereje abamarayika bayo bafite ibyago birindwi, babisuke mu isi ku bantu batuye isi, bibamare. Kandi Imana abo bantu niyo muremyi wabo. Umubyeyi yakwica abana ryo, akababyarira kubasukaho ibyago birindwi. Uwo mubyeyi ufite uburakari buva mu kanwa ke, imvugo ye ikaza yotsa, uwo ni mubyeyi nyabaki. Urumva nta mubyeyi waba urimo. Ntaba ari umubyeyi. N'inyamaswa ikunda ibyana byayo. None Imana niyo yakwemera ko korona iza igatuma mu isi yose haba ikitigeze kuba, insengero zose zigafungwa, kandi azajya gusengera mu Imana. Abagabo n'abagore, abatindi n'abakiri, abategetsi n'abategekwa, bose bagapfuka umunwa. Kandi abo bose ni ibiremwa by'Imana. Ibyo byose ni ingaruka yuko Imana yaje kutwigisha kureka icyaha, turayinanira dutereka icyaha ku ntebe. Ibi byose ni ingaruka yuko Imana yaremye Rusufero atunganye. Muri Ezekiyeli 28 ngo wari intungane uhereye uremwa kugeza ubwo ikibi cyabonetse muri wowe. Ko yaremwe n'Imana itunganye, nawe akaremwa ari intungane, akaremanwa ubuziranenge. Icyo kibi cyamubonetsemo cyavuye he? Iki kibazo ni kuko abantu batazi uko Imana yamuremye irema. Imana imaze kumurema yahumekeye mu bwonko bwa Rusuferi ububasha bwo kumenya, ububasha bwo gutekereza, ububasha bwo guhitamo, kandi akabikora mu mudendezo utavogerwa. Ntabikorere kuko Imana ibimubwiye. Yamuremye iramwuzuza aribwira. Ntacyo gikeneye ku Mana. Arabasha kumvira Imana cyangwa kutayumvira, kubera ibyo bintu bine. Kuko Imana yivanze mu bitekerezo bye, ibimunyaze wa mudendezo yamuhaye. Kandi Imana iragaba ntinyaga. Ngaho rero abatazi Imana iyo ari yo, ngo Rusufero se yarinze kugoma, Imana yamuremye yari yagiye hehe? Kuki itamubujije? Umwana wawe yagoma, umuri iruhande ukamwihorera? Niba se baramuha umudendezo wo gukora ibyo yishakiye, ukavuga ngo sigaho, ntubumubujije umudendezo we, kandi ari we wawumuhaye. Imana iragaba ntinyaga. Aha noneho radutekerereza neza ko Imana igaba ntinyage.
ariko noneho hari ikibazo gikomeye cyane. Barimo baravuga bati ubutumwa bw'abamarika batatu bakongera nanone ibyago 7 by'imperuka, bakavuga agacuma kuzuye umujinya w'Imana. Ndetse muri bino byago 7 by'imperuka twigeze kubikomozaho twibaza tuti ese na COVID-19 yaba ari imwe muri bino byago 7 by'imperuka? Pastor Mpyisi, mwibutse ko ari ikiganiro menya icyo bibaza kandi wakurikira ku IYIWACU TV, nkubwira ngo kora subscribe, like, comment ndetse n'ibindi byose usharinge. By'umwihariko reka nongere mpe Mpyisi adutekereze agacuma k'umujinya. Aka gacuma k'umujinya, Imana ifite umujinya ungana utyo? Umujinya ugirwa n'uhindagurika. None ukanezeza nkanezerwa, ejo ukangomera ukandakaza nkakurakarira. Umuntu arahindagurika, Imana ntihindagurika. Uko mu Kirundi bavuga ngo niko yamye. Imana ntawayiremye. Iyo mvuze Imana bavuze babandi batatu, Data wa twese na Mwana na Mwuka Wera. Bariya uko ari batatu ntibagira intango, ntibagira iherezo, ntibabyara bararema, ntawaremye undi, ntawe ufite ububasha buri hejuru y'undi, bose banganya ububasha. Muri Bibiliya havuga ngo bagize inama. Abantu bagira inama ni abatunyuranije ibitekerezo. Bariya bahuje ibitekerezo, wabona hehe umuntu uhuje n'uri gutekereza? Kuko umuntu atari umuremyi, bariya n'abaremyi. Bifitemo ububasha utagira, bifitemo gukiranuka. Uko batangiye kubaho ntawubizi, iherezo ryabo ntawurizi. Ngiye Imana ifite ibintu 7 biranga. Umuntu arangwa n'imibereho ye. Batikanaka, baturiya mwami, uriya mutware, uriya mu president, uriya muyobozi, arakazwa n'ubusa. Imana ntirakara. Kandi arakaye ari nk'umwami yategeka itegeko bakaguca umutwe, bakakwica, baraguhitanye. Imana rero kuko idahinduka ntiyica. Ntacyo wayinogora mu ijisho, ariko ntiyakurakarira. Rikavamo rikagenda ntihinduka. Biragaragara rero yuko abantu babizi rero. Mwe bakurikira ikiganiro ni ukuvuga ngo biriya barabibeshye rero muri Bibiliya barabeshye ko ntibabeshye ifite umujinya. Ntibabeshye. Imana yabwiye umwanditsi ngo yandike, ariko uwo mwanditsi ntiyari ikaramu y'Imana, bukaramu. Kuko ikaramu uyandikisha ibyo ushaka, ariko ni yari ikaramu y'Imana b'umuntu. Umuntu akabasha gushyiramo n'ibye, akishyiriramo ibye, akayibeshyera. Ikaramu se yashyiramo ibyayo? Urabisiba. Ariko umuntu ni umuntu wahawe kumenya, gutekereza, guhitamo umudendezo. Hakabiya byumva nabi, akabyandika nabi. Ngibyo rero ibyanditswe muri Bibiliya. Nibamenye yuko Imana ntiyiyandikiye Bibiliya, siyo yayishyize mu Kinyarwanda, siyo yayishyize mu Kizungu, mu Kiganda. Ni abantu babikoze, abantu bagashyiramo akabo, bakayibeshyera. So kuyibeshyera ni kuko baravuga n'abantu kandi baravuga iby'Imana itari umuntu. Hakaba ibibarenga bakabura inyito, bagacishiriza, ikijemo umuntu kinukamo uruntu, bagashyiramo uruntu rwabo. Kandi Imana ntiri bubabuze kuko yabahaye umudendezo.
nicyo gituma si ikaramu bukaramu ni ikaramu b'umuntu, ni umuntu yandikisha, si Imana ije ngo yifatire ikaramu yandike. Hakabamo iby'Imana, hakabamo n'iby'umuntu. Ngibyo rero ibivuga ngo korona ni intwaro ya Satani, niyo koko, ariko si Imana. Satani yanesheje Imana, izana korona, Imana inanirwa kuyimira ngo ikize ibiremwa byayo. Icyo nicyo dukwiriye kwibaza. Iragaba yamuhaye ububasha bwose ngo yihitiremo akora ibyo ashaka. Noneho iyi korona rero, Imana yo irifuza ko abantu bareka gukora ibyaha. Abanyamadini aho bakwigishije abantu insinzi y'icyaha ni Yesu Kristo, ngo turagusabira. Papa ati ndabasabiye. Uza abantu gusabirwa na Papa, kera basomaga impeta ye, uwayisomye akavuga ati ibyaha byanjye byose biragiye, birangiriye kwa Papa, kuko nasomye impeta ye. None ubu ngubu barabisuzuguye, impeta ye yabuze abayisoma. Ariko arakomeza ati impeta yanjye ifite imigisha, urayihande? Kandi yambaye agapfukamunwa. None si iyo mpeta ye kuki itamukirije gupfuka umunwa ngo imukize korona, agapfuka umunwa nkanjye nkawe. Bibutse ko kandi turi ku IYIWACUTV, nakubwira ngo kora subscribe. Turacyaganira na Pasiteri Mpyisi, turibaza ngo impeta ya Papa barayisoma, ariko ubu noneho abantu bambaye udupfukamunwa bazayisoma bate? Ese ubundi bamarira iki iyo bayisomye? Ese agapfukamunwa kasimbuye impeta karagukiza se? Uko agapfukamunwa katagukiza, niko niyo mpeta itagira ikikumarira. Kuko hakiza umuremyi ntihakiza ikiremwa. Papa ni ikiremwa, Rusuferi ni ikiremwa. Burya Rusuferi niwe waje kwitwa Papa, Bambe waje kwitwa Satani. Rusuferi yaje kwitwa Satani, ntabwo Rusuferi yaje kwitwa Papa. Ariko Papa ahagarariye iki? Ahagarariye isi. Kandi akavuga ko yashyizweho n'Imana. None se umuntu uhagarariye isi agashyirwaho n'Imana, apfuka umunwa nanjye ngupfuke? Icyo gihe mwaba munganya ubushobozi. Turapfa kimwe, turakira kimwe. Arakaraba nk'uko nkaraba, ararwara agapfa. Bakamuhamba bakamusimbuza. Imana irapfa. Yesu n'umwe muri abo batatu, kugira ngo abo mukiza wacu yagombye kubyarwa n'umuntu kugira ngo haboneke umubiri uzapfa, kuko Imana idapfa. Avukana umubiri urimo kamere mbi ya kimuntu, niwe wapfuye. Imana mu bubona bwayo, mwana ntiyapfuye. Ndetse uwo mubiri wapfuye udakoze icyaha, ukijijwe n'ubwo bumana, kuko Yesu yagize kamere ebyiri, ubumana bwe ntiyaburetse, yarabugumanye, yongeraho ubumuntu. Agira kamere ebyiri, kamere izira icyaha, sinless nature, na sinful nature, na kamere itera gukora icyaha. Yesu yagize kamere ebyiri, ntiyagize kamere imwe. Abantu baravuga ngo
Yesu yagize ubumana 100% n'ubumuntu 100%. Yesu ntiyigeze aba umuntu b'umuntu, yambaye umuntu b'umana. Aba ubumana b'umuntu, yagize kamere ebyiri, ntiyagize imwe. Yarasanganywe kamere imwe y'ubumana, yongeraho kamere ya kabiri y'ubushitani. ni ukuvuga ko Yesu niba mbyumvise neza mwebwe muri iki kiganiro, jyewe ndacyari Edward Mubaraka kandi nkubwire ko ndi kumwe na Kiki. The Kiki rero akaba ari we uri mu gufata amajwi n'amashusho, mbibutsa ko arimenya icyo wibaza ndetse ikiganiro ukaba wagikurikirana ku IYIWACUTV. Nima aratubwira neza Pastor Mpyisi yuko Yesu nawe ashobora kuba yarabaye Satani, yari afite imico ibiri cyangwa se ubumana 100% n'ubumuntu 100%. None shitani kamere y'ubushitani, yego kamere igira uyigira, ntiyabaye Satani. Satani nawe icyaje gutuma agoma ni kamere mbi, kwa gutekereza, kwa kumenya, kwa guhitamo, wa mudendezo. Ibyo bigira ubigira, ariko we ntagira intango, yarasanganywe ubumana bwe, kandi kugira ngo aze gukiza abantu kereka apfuye, kandi Imana ntipfa, agomba kubyarwa n'umugore. Uwo mubiri uvukana kamere mbi, ariko ntiwakora icyaha. Kandi abantu bose bakoze ibyaha, na Rusufero ubwo yakoze icyaha, ariko abavutse bose bavukana kamere ibatera gukora icyaha. Mwana nawe isamwa rye ni ibanga ry'Imana ntawurizi, ngo Mwuka Wera azagusanga usame. Mwuka Wera atera abakobwa inda. Iki ngiki uvuze ngo Mwuka Wera atera se abakobwa inda, bamwe na bamwe abantu bafite imyemerere itandukanye bavuga yuko Umwuka Wera yaba yarakoze ishyano niba yaraje akabindikirana umugore wari warasabwe na Yosefu. Kutamenya Bibiliya ngo Umwuka Wera azagusanga, kandi muri iryo hura ububasha bw'Imana buzagukingiriza. Nta muntu wigeze abimenya iryo ryamana, buzagukingiriza we Mariya. Iryo ni ibanga ry'Imana. Imana ifite ibanga ryayo. Ushaka kumenya ibanga ry'Imana si uwanjye. Urumva yabagiye ko Bibiliya ivuga ngo azagukingiriza, imbaraga z'ushobora byose zizagukingiriza. Iryo hura rya Mwuka Wera na Mariya ntawurizi, niko Bibiliya ivuga. bivuge ko abantu bashaka kubicukumbura barimo kwigora rero barati igihe ni ibanga ry'Imana ntiryiza, utari bwiwe nayo waribwirwa nande. Zizagukingiriza. Iyo mvugo barayizi, iyo bajya kuvuga ngo yabyawe na Mwuka Wera, yabibonye he? Yarahari. Ni ibanga ry'Imana. Nicyo gitema ivuka rye ntiyavutse ari umuntu b'umuntu, yavutse ari umuntu b'umana. Ni ubuntu bwongewe ku bumana. Ngaho ruzinginga atagaye. None Pastor, ni umuntu ufite kamera zingahe? Ebyiri. None bakamugira umuntu b'umuntu. No. Kandi ari Imana. Yajya kuba umuntu b'umuntu aba yarakoze icyaha nawe. Ariko ye mvuka ndi umuntu b'umuntu, ngakenera guhabwa ubumana bundinda gukora icyaha. Yego. None kuri ibyo bintu hari
Yesu, hakaba mama we ari we Mariya, Yego. hakaba Imana ari we se. Yego. None dusenge Mariya ku giti cye, dusenge Yesu nawe ku giti cye, dusenge n'Imana ku giti cye, tuzafashwa nande muri ibyo aho Bibiliya ivuga ngo ntiyigeze aba Imana. Ni umuntu, ni umukobwa mwiza Imana yakoresheje. Ubu se nyiranukiye Imana naba Imana na Mariya nuko yabaye umukobwa mwiza, umuziranenge, isugi, akoreshwa n'iki? Gukoreshwa n'Imana ntabwo byajyaga kumukura mu buryo yavutse ngo abe Imana. Abo bamuramya n'abatabizi mu gihe cy'ubwami baravugaga bati nushaka kugira ubuhake kuri Rudahigwa uhakwe kuri nyina Kankazi. Ngo na Yesu nuko nama urabavumye umva ibicucu urabavumye rwose. Yesu Rudahigwa bamugize Yesu, Kankazi bamugira Mariya. Ubikura he? Ubucucu urarikoze. Nta wundi agakiza kagira gate kabonerwamo muri umwe gusa, Yesu wagize kamere zingahe? Ebyiri. Byakozwe mu mwaka 12. Nta wundi agakiza kabonerwamo. Nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu ribasha gukiza abantu uretse rya Yesu. None se Bikira Mariya uramuramya uti? Ariko harimo n'abatera isengesho risobanura ndakuramutsa Mariya, basobanura ibindi birenzeho. Harimo n'abavuga bati ni umubyeyi wabo, ariko ntumuramye. Si Imana. Ubu muhinduye Imana. Ni ukuvuga rero ko Bikira Mariya nta kintu yamarira umuntu uwo ari we wese bishoboka. Yarakimariye abisugi, Imana iramukoresha arabyemera. Yabajije na marayika wamubwiraga ati ko ndi isugi ntawe twaryamanye na Yesu na Yosefu wansabye ko tutararyamana, nzasama nte ntahuye n'umuhungu? Icyo kibazo yarakibajije. Marayika aramubwira ati niko natumwe, ibirenze ibyo simbizi. Mariya ati iby'Imana ishaka bibeho. Urabyemera? Yemeye iby'Imana igiye kumukoresha, siwe yemeye kuba igikoresho cy'Imana. Wowe uremera kuba igikoresho cy'Imana? Igikoresho cy'Imana gikora ibyaha. Ubu ndavugira Imana, ariko kuvugira Imana kwanjye ntikungira Imana. Igikoresho cy'Imana. Reka rero mbabwire ko turi mu kiganiro Menya icyo wibaza, tukaba turi kuganira na Ezra Mpyisi, akaba avuga ko ari igikoresho cy'Imana. Nkubwira ko wanakurikira kino kiganiro ku IYIWACUTV. Aka kanya rero turimo turaganira ku mateka ya Bibiliya. Aha noneho tugiye kwinjira ku butumwa bwa bundi twatangiye tubabwira bw'abamarayika batatu, ndetse tukavuga n'ibyago 7 by'imperuka. Biboneka mu byahishuwe mu gitabo cya Bibiliya muri babandi bakunda gusoma Bibiliya. Akaba agiye kubidusobanura rero Pastor Ezra Mpyisi, ubutumwa bw'abamarayika batatu ndetse n'ibyago 7 by'imperuka n'akagacuma kuzuye umujinya w'Imana. Ibyo bintu ubutumwa bw'abamarayika batatu. Marayika wa mbere avuga ati mwubahe Imana muyihimbaze. Guhimbaza Imana si ukuririmba, ni ukudakora icyaha, ni ugukora ibyo Imana ishaka. Kubwo ubutumwa bwa marayika wa mbere ntugikora ibyaha, urayiririmbira, uravuga amashengesho, ariko bivanze n'ibyaha.
ubutumwa bw'abamarayika batatu rero buguciriyeho iteka. Ntiririmbirwa nk'uko baririmbira abantu, ntitaramirwa nk'uko bataramira abantu. Icyo Imana igushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ukudakora icyaha, kudakora icyitwa icyaha. ubu ni marayika wa mbere. Marayika wa kabiri ati Babuloni iraguye. Babuloni ni iki? Ni amadini yose asenga Bikira Mariya. Murakoze cyane, turi kumwe na Pastor Mpyisi, tuje ku butumwa bwa marayika wa kabiri ahavuga ati Babuloni cyangwa se Babiloni iraguye. Aragira ati rero ubu Babiloni ni abantu bose, amadini yose asenga Bikira Mariya. Aya madini tuyareke rero. Ni amadini yose akora icyaha, atigisha abantu insinzi y'icyaha, ahubwo akavuga ngo Bikira Mariya aragukiza, ndagukiza, kanaka aragukiza. Yo Babuloni. Babuloni ni uruvangavange ruteye abantu kujijwa. Babuloni ni ahantu indimi zakomotse. Bene Nowa bashaka kubaka umunara ngo batere Imana, bajye kwibaza icyatuma irimbuza. Batayizi Imana ntirimbura. Barimbuwe n'ibibi byabo, bahawe imyaka 120 baranga, nyuma barakurimbuka kubageraho. Nyuma batereka twubake inyubako ndende tugere ku Mana, tuyibaza icyatumye Imana ntiyarimbuye umwuzure, ntiyarimbuye, ntirimbura. Ibaha imyaka 120, ibabwira gusigaho, kwitegura kwinjira mu nkuge. Imyaka 120 barananirana. Ngiyo korona. Ubuse ko korona yica umwe undi agasigara, umwuzure wasize wangahe? Mwise harukose 8 gusa. Nicyo nkubwira ngo iyi korona ni ibicu. Imvura igiye kugwa. Mu gihe cyano wabahawe imyaka 120, we wahawe imyaka ingahe? Kubaho kwawe kose kugeza urinda umera imvi warananiranye. ntashobotse. None korona iraje. Korona nakubwiye nti nibicu, umwuzure ntiwari ibicu, waraje uratsemba, hasigara 8 gusa mu isi yose. Bitewe no kunanirana mu myaka 120. None wowe wahawe imyaka ingahe? Uracyafite igihe ndetse turamara imyaka 120. Ubwirwa ukanga. Ngiyo Babuloni nabanga kureka ibyaha bose, kuko bashaka agakiza ku muntu, ntibashaka agakiza ku Mana. Mbwira muri aya madini yose ya gikristo ariho, idini yanesheje icyaha nyigemo, wayibona he? Idini yanesheje icyaha ntayo. Wenda hari ubutumwa bumaze iminsi busirikira ku mbuga nkoranyambaga ko hari umupasitori umwe wasambanije umugore amubwira ko Imana ariyo yabimutegetse. Noneho umwana avutse, uwo mupasitori yanga kumuhindiza. Ubwo iyo Mana ni bwoko ki yaba yaramubwiye icyo kintu? Imana y'uwo nguwo, si Imana rurema. Ariko avuga ko arabye Imana. Ndetse avuga impimbano. Umubwiriza 7:29 ngo Imana yaremye umuntu atunganye, arangije yihimbira ibihimbano byinshi, ibyo yiboneye inyungu ze. None ziyatabwira uwo mucyo gicucu nacyo kitazi Imana, cyajyaga kwemera gusambana se, kuko cyagize kiti yatumwe n'Imana, mbonye umugisha ndetse
yagize amahirwe asambana n'umupasiteri n'uw'Imana yohereje abagize uwo mugisha. Si mwarimu si umwigishwa, bombi bakeneye kumenya Yesu. Ariko rero icyo nashatse ko mwumva aha nuko Imana ntiyabyawe n'umuntu, ariko ntiyavutse ari umuntu b'umuntu, kandi abyawe n'umuntu. Kuki atabaye umuntu b'umuntu? Kuko yaba umuntu b'umuntu aba yarakoze icyaha. Ndagira ngo mbumvishe Yesu ari we. Ntiyigeze umuntu avuka ari umuntu b'umuntu, avukanye kamere imwe imukoresha icyaha. Kuko Bikira Mariya nawe yari afite kamere mbi, ariko arayitsinda ntiyakora icyaha. Bikira Mariya nawe yavukanye kamere mbi, ariko ababyigisha mu mafuti baravuga ngo Imana yabanje gutunganya nyina iramwoza ngo azabyara udafite icyaha. Iyo aza kuvuka adafite kamere mbi ntiyajyaga kuba umukiza wacu, kerekana wabaye umuntu. Ariko ubwo bumuntu abwongera ku bumana bwe. Icyo nicyo nshaka ko mwumva. Aba umuntu b'Imana ntiyabaye umuntu b'umuntu. Aho niho nshaka ko abanyumva munyumva. Muvuga Yesu mutazi Yesu uwo muvuga uwo ari we. Ngo yavutse nk'abandi bana. Reka da! Twe tuvukana kamere imwe mbi. Yesu we ntiyavukanye kamere imwe mbi, yavukanye kamere mbi y'ubumuntu kuko abyawe n'umuntu, ariko yongera kuki? Ku bumana bwe. Ntiyaburetse. Agira kamere zingahe? Ebyiri. Nicyo nshaka ko mwumva. Jevukana kamere imwe, navukanye kamere imwe. Nanjye nkeneye kamere y'ubumana nkayongera kuyumuntu bwanjye, nibwo ndakora icyaha. Ibyo nibyo koko. Hari aho mu kanya wari utubwiye pastor uti nimunyereke iryo dini ridakora icyaha ndigemo. Ubonye idini wajyamo iryo wasabaga ridakora ibyaha, ubwo ngubwo waba mu Adventiste rero. Narifite iryo dini ndirimo ni Bibiliya. Idini ni Bibiliya. No kuvuga ngo waretse Adventiste wigiremo. Sinaburetse n'indangamuntu. Igihe nturetse waba gahuru. Ukaba utagira aho barizwa. Buri gahuru. Nibindi yanga nibimfasha ahangaha muri iyi si. None se uzahabwa umurimo utagira idini. Umukobwa wawe se azashingirwa azarongorwa nande nutagira idini. N'indangamuntu nibigufasha ahangaha, ariko idini y'ukuri ni Bibiliya. Urakoze cyane. Kandi ukayiga ukayimenya. Yego. Ariko icyo nshaka ko tuvuga ntitujye mu bindi. Ni Yesu ko atabaye umuntu b'umuntu, yabaye umuntu b'Imana. Nabo tuganira ubyumve. Ntiyabaye umuntu b'umuntu, yabaye umuntu b'Imana. Yagize kamere ebyiri. Kuko agize kamere y'ubumuntu avukanye, ayongera kuye y'ubumana. Ntiyabanje kureka iye y'ubumana ngo asigane n'iy'ubumuntu gusa. Kandi yakomeza kugira iy'ubumana yonyine gusa, ntiyajyaga kuba umukiza wacu. Hajyaga kuboneka hapfuye kamere y'ubumuntu, niyo yabambwe Karuvali. Iy'ubumuntu niyo yabambwe. Niyo yabambwe.
y'ubumana ntibambwa ntipfa bishoboka ko Imana ipfa. ubutumwa bwa marayika wa gatatu rero, marayika wa gatatu aravuga amadini yigisha abantu binyuranye n'ibyo maze kukubwira. Avuga ngo Bikira Mariya yabaye Imana nibamuramye, ngo arashize, ngo ararimbutse ayo madini yose ashaka agakiza ku muntu, avuga ko afite agakiza, avuga ko afite amashengesho agukiza, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo. ngo ayo madini ateye abantu gusinda inzoga. Si inzoga buyoga, iyo umuntu yanyoye inzoga arasinda. Ubu barigishijwe ibitekerezo by'abantu byarasinze, bayoberwa gutandukanya mana bumana na mana bumuntu, bayoberwa kubitandukanya. Bayigisha abantu ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu, abigisha batyo bazaba nk'ababa mu gihe cya Nowa. Kubwo ubutumwa bwa marayika batatu, abo rero niba Imana ibwira mu butumwa bwa marayika batatu, bakavuga yuko ayo madini afite nyina wayo ubabyara, ariryo itorero gatolika ry'i Roma. Ntirivuga se yuko ariryo ribyara amadini yose? Niryo ryigisha ibyo byigisho, niryo ryahangaye rihindura umunsi wa karindwi rifata uwa mbere. Abantu bose bararamya ko umunsi wa mbere washyizweho na Papa na Constantine wo mu Roma. Bakura mu itegeko rya kabiri riramya ibishushanyo kugira ngo baryuzuze, irya 10 barisaturamo kabiri. Iyo dini isatagura amategeko y'Imana. Nguwo nyina, nguwo maraya mukuru ubyara bamaraya bose. Maraya ni ukuvuga wataye umugabo we akajya gucyurwa n'abandi bagabo, baretse Imana bajya kwa Satani. ubwo maraya, niba mushaka kubyumva bakurikiye ikiganiro, turacyari kumwe n'IYIWACUTV, mbabwira ko mwakora subscribe, mugakora comment na like, ndetse mugakora share. Turimo turavuga kuri maraya, maraya mukuru, bakanavuga ubyara bamaraya. Maraya mbese ni kabwera murazizi. Reka Ezira Mpyisi akomeza dutekereje. Maraya ni umugore wataye umugabo we agacyurwa n'abandi bagabo. Maraya ni idini yataye umuremyi, ijya mu byigisho by'abantu, ijya mu byigisho by'ibihimbano by'abantu, yigisha ibinyuranye na Bibiliya, ihindagura amategeko y'Imana. N'ubu Papa avuga ko ari we mubyeyi w'isi yose, kandi yarashenye urufatiro rw'ingoma y'Imana n'amategeko 10, kandi nta kiyakomeza. Arakomeza icyumweru mu kigo cyo gukomeza uwa karindwi. Ubu hagiye kuzabaho akarengane, utaruhutse icyumweru akaruhuka uwa karindwi agapfa. Yicwa na covid, yicwa n'abantu, cyangwa se azajya yicwa n'indwara? Yicwa n'ubutegetsi bw'idini buzategeka iy'isi, bugategeka abategetsi b'isi kwica utaruhutse icyumweru akaruhuka uwa karindwi, wese agapfa. Uwo marayo waroroshye ugira ngo ko numva ari maraya ukomeye. Erega dusoma mu gitabo undi akubwira ibyahishuwe, ni ukugenda buhoro buhoro ngo babyumve. Ngicyo rero kizatera ibyago 7 by'imperuka, kugira ngo bikangure abantu bimure maraya bagaruke ku Mana.
mu gihe cyane wabanza kwimura maraya baguma kwa maraya imyaka 120 umwuzure urabatwara bose. none iyi kabwera ariyo maraya ibyago 7 birasura ku isi igiye gushira. iyi kabwera ariyo maraya nitemera nibadahinduka ngo wenda bavuge bati tugiye kugaruka ku muremyi, izo ni za maraya nizo za kabwera zibwerabwera hirya no hino, bizagenda gute? Abaroma 6:23 ibihembo by'ibyaha n'urupfu bazapfa, urwanone n'urwiteka ryose. Udapfuye urwanone, upfuye urwanone ataretse ibyaha azazukira gupfa urwiteka ryose. Abo ruzasanga batari batwarwa n'uru bapfa urwiteka ryose butazongera kubaho. turacyari ku byago noneho 7 by'imperuka. Ibyo byago rero ni akanyafu k'Imana igira ngo basigeho bumve. Imana yaravuze banga kuyumva. Abo mu gihe cya Nowa iravuga banga kumva. Imbabazi zayo ibongerera imyaka 120. Nukuri ni myinshi. Inyongera zirikana iyo imyaka bananiranye ni ingana ikisi ibihumbi. Iyo ni inyongera bananiranye. Ubu ngubu korona yazanywe no kunanirana kwacu, no kunanirana kwacu. Ese corona virus uri muri babandi bashobora kuba baravuze ko ari Imana yayohereje ku isi? No, ko Imana irica se tiyica. Nakubwiye kubasha kwinogora izisho, kwinogora mwe mbone yijisho ariko ntikurakari kakwihorera. Tiyica kandi korona irica. Bamwe rero bagendana agacuma kari mu rwagwa, abandi bakagira agacuma karimo ikigage, abatanywa ibisembuye bakagendana agacuma karimo umutobe. Umutobe bakawusoma uri mu gacuma, ariko noneho ngo tugiye kunywa ku gacuma k'umujinya w'Imana. Tugiye kunywa ku gacuma k'ingaruka yo kunanirana kwacu. Ingaruka yo kunanirana. Urabwirwa ukabwirwa. Kwa Nowa barabwiwe barananirana, bongererwa imyaka 120 barananirana. Ngabo twebwe rero hazi iki? Umwuzure urabatsemba. Ngabo twebwe ubu hagiye kuza za korona zimeze nk'umwuzure. Abantu bagiye bagenda mu gapfukamunwa kandi reka da korona niyo izipfuka ku munwa, uzayisanga ngo ikwice iguhunge, uyiruke inyuma ugira ngo ikwanduze ikwice, ikaze umurego yiruka iguhunga. Ngo bazifuza urupfu ntibazarubona, bazifuza urupfu ntibazarubona. None rero ahangaha avuga ngo ibyago 7 by'imperuka. Byavuzwe ngo n'Imana izabiteza. Oya, ni ingaruka. Umuntu wibye leta ikamufunga, niba umufunze ni icyaha yakoze, niwe wifungishije. N'ibindi nabyo nuko. Twebwe twikururiye ibi byago 7. Ni ingaruka yo kunanirana kwacu. Mbabwire yuko kandi
ari IYIWACUTV turi kumwe nanone nkaba ndimo kubabwira ko mwakora subscribe mugakora comment mukanasharinga ndetse mugakora na like. Ahandi nanone tukaba tubibutsa yuko turi kumwe na muzehe Ezra Mpyisi amaze kudutekerereza ibintu bitandukanye. Yatubwiye ububi bw'icyaha, yatubwiye ubumana, yatubwiye kandi ku butumwa bw'abamarayika batatu. Aha noneho tumaze kugera ku byago 7 by'imperuka ndetse n'agacuma k'umujinya w'Imana yakavuzeho. Ubu noneho turashaka kumubaza tutese ni irihe dini rishobora kuzajya mu ijuru. Pastor Ezra Mpyisi, wari dutekerereza umuntu yanyoye inzoga agasinda bakamukubita bakamurema inguma, ibimubayeho ninde wabikuruye? niwe wabyikuruye. Ngibyo rero ibiriho yibi byo yago 7 mutwebwe nyirabayazana. Abo mu gihe cya Nowa nibo bikururiye umuzure, kandi urugi rugiye gukingwa. Mu gihe cya Nowa yabahaye igihe cyo kwinjira mu nkuge barananirana, Imana irazirakinga. Ubu rero urugi rwo kwihana rugiye gukingwa. Umuntu azashake kureka kwiba, kureka gusambana, kureka kwica, yo kubishobora. Agerageze guhunga icyaha, anandiwe kugihunga, kimufate mpiri. Ingaruka iyo zigeze, ufashwa aravuga ati iyo nkiri rya none, ejo yafatwa ati irya none, igihe kigiye kugera urugi rukingwa, irya none rigiye kubaho, irya none rigiye kubaho. Ariko byose mumenye ko bikomoka kuri kamere ebyiri. Yesu yagize kamere y'ubumana, arayikomeza yongeraho iy'ubumuntu. Nawe ufite kamere y'ubumuntu wavukanye, ukeneye kamere y'ubumana nawe ngo ugire kamere ebyiri. Ngiye sinzi no kugira kamere ebyiri. Izo kamere ebyiri kutazumva, ibindi navuga byose ntacyo bimaze. Yesu yagize kamere y'ubumuntu kugira ngo abone uko akiza umuntu. Nawe ukeneye kamere y'ubumana kugira ngo witwe mwene Imana. Utundi tuntu ukora twose, amashengesho uvuga, amaturo utura, kwiyiriza ubusa wiyiriza, byose ni ubusa. Ukeneye kamere y'ubumana. Ufite iy'ubumuntu wavukanye, ukeneye iy'ubumana nawe ukagira kamere ebyiri. Igutera gukora icyaha, nigutsindira gukora icyaha. Uragira uti rero Yesu rero yari afite zombi, imutera gukora icyaha, nimutsindira gukora icyaha. Ngiki cyo idini y'ukuri yigisha, kugira kamere ebyiri. Kamere mvukana nyikomora kuri Adamu wakoze icyaha, bikaba uruhererekane mu babyeyi banjye. Uvutse wese akavukana kamere mbi. Nicyo cyazanye Yesu rero, bya bintu bine byahumekiwe muri Lusuferi, byahumekiwe muri Adamu. Akoze icyaha byaracuramye, ntibyapfuye, byaracuramye. Aho kumenya icyiza amenya ikibi, aho gutekereza icyiza atekereza ikibi, aho guhitamo icyiza ahitamo ikibi, aho kugira umudendezo mu byiza agira umudendezo mu bibi. Tuvuka bicuramye muri twe, kuko uwo dukomokaho yarabicuritse. Yesu rero icyamuzanye, ibyo bintu ntibyapfuye ngo akuremo mu bishya,
yaje gucurura ibyo ngibyo byacuramye muri wowe wamwemerera bigacururuka ukongera kwitwa mwene Mana ibyo kugira ubumana no kwemerera Yesu akabicurura naho ubundi byaracuramye Yesu rero yenze kamere y'ubumuntu ubumana bwe ntibwacuramye bwakomeje kwema nk'uko busanzwe nibwo bwatumye adakora icyaha ubumana bwe ntibwigeze bucurama ntabwo yigeze agira uburyohe ngo aryoherwe n'icyaha mu bitekere mu irari rye irari rirakunesha ukaryoherwa n'icyaha ukagikora ukaryoherwa n'icyaha kandi Bibiliya ikubwira ngo sigaho uburyohe bw'icyaha bukanga bukakuganza ukagikora ari ugushaka kwiba ngo utunge ari ukwica ngo utunge iby'abandi ari ugusambana ari ukwiba uburyohe Yesu ntiyigeze agira uburyohe bw'icyaha muri we ako ni akajambo k'inkoramutima ntiyigeze aryoherwa n'icyaha abikijijwe n'ikize na bwa bumana bwe bumurimo gutsinda uburyohe bw'icyaha noneho rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka tubabwire yuko tubashimye turavuga ngo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka tubabwire yuko twabashimye mwebwe mwese mwagikurikiye ariko Pastor Mpyisi arashaka kubaha ubutumwa bugendanye n'ijambo amaze kubaganiriza by'umwihariko kuva mu byaha mbese ni iki ni gute watsinda icyaha kandi ugifite rusufero ari we shitani yavuze Pastor Mpyisi gira ubutumwa watanga dusoza intsinzi y'icyaha ni imwe uvuka bya bintu bine bicuramye nta buryo watsinda icyaha bicuramye byose kumenya kwawe biracuramye gutekereza biracuramye guhitamo biracuramye umudendezo biracuramye intsinzi ni ukumenya Yesu wavutse abyawe n'umuntu ariko ntiyaba umuntu mufata iyo mvugo ntiyaba umuntu aba umuntu b'Imana kuko yongereye ubumuntu ku bumana bwe ubumana bwe ntibwigeze bucurama kandi ubwanjye bwaracuramye ntabwo ubwe bwacurama ngo azacurure ubwanjye ubwe butigeze bucurama icyatumye budacurama ni ubumana bwe yaje kumpa ubumana bwe nanjye nagira ubwo bumana ngacurura ibicuramye muri iki nkamenya ibyiza ngatekereza ibyiza ngahitamo ibyiza nkagira umudendezo mu byiza ngakora nk'uko Yesu yakoraga ngiye intsinzi kamere ebyiri tumenye Yesu uwo ari we tumenye kamere ebyiri zarizo kutamenya kamere ebyiri ni ikintu kirikoze noneho kugira kamere y'ubumana muri wowe uravuga amashengesho uriyiriza ubusa uraramya Bikira Mariya ntibizagukiza urakoze cyane rero Pastor Mpyisi reka mbabwire yuko ashoje avuga ati mumenye kamere ebyiri kandi nureba Bikira Mariya nureba ibindi byose ntago bizagukiza yaba amasengesho cyangwa se kwiriza ubusa Mpyisi nta kindi wabwira abantu basezeraho kugira ngo tusezeraneho icyo nababwira mbasezeraho mbabazwe n'ibibwirizwa buri n'ababwiriza buri cyumweru buri wa karindwi
aho babwirije kamere ebyiri, aho babwirije Yesu Kirisito ngo tugire kamere nk'iya Yesu Kirisito y'ubumana, tukigomberera kamere y'ubumuntu, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kereka muri Yesu. Kandi ukamenya ko Yesu ntiyigeze aba umuntu b'umuntu, yabaye umuntu b'umana. Ubumana bwe bwongerwaho ubumuntu, agira kamere ebyiri. Ntiyagize imwe gusa, ntiyagumanye iy'ubumana yonyine, ntiyagize iy'ubuntu yonyine, yagize kamere ebyiri zirarwana, iy'ubumana inesha iy'ubumuntu. Nicyo cyatuma adakora icyaha. Nawe rero insinzi yawe nuko umenya uko aguha ku buntu kamere y'ubumana, ukayongera kuki ku yawe y'ubumuntu, bikarwanira muri wowe y'ubumana igatsinda iy'ubumuntu, ukanesha nk'uko Yesu yanesheje. Mu magambo magufi n'ibyo ngibyo. Reka rero dushimire Pastor Mpyisi ku mwanya yaduhaye kugira ngo tuganire nawe kuri bya bindi twamaze kuvuga, ari ubutumwa bw'abamarayika batatu, ari ibyago 7 by'imperuka yadusobanuriye, ndetse no ku cyorezo cya COVID-19. Kandi iki kiganiro mukagikurikira ku IYIWACUTV. Nanone nkubwira ko kameramani yari The Kick, naho jewe ni Edward Mubaraka, mbifuriza ubuzima buzira umuze kandi buzira COVID-19. Bye bye. Mani ugira neza, turagushimiye. Erege ijambo ryawe ryaragoretswe, abantu bavuka bakurira mu bugorame, ariko Yesu yaje kugorora ibigoramye. Nyagasani yaje gucurura ibyacuramye, uduhe kwemera kugira kamere y'ubumana. Niyo nsinzi yonyine gusa igatsinda kamere y'ubumuntu yo muri twe. Ngaho rero ibyo twavuze bihabwa umugisha, nawe ubivomereza amazi ya Mwuka Wera Nyagasani, kugira ngo abantu bamenye ukuri, kandi uko kuri kuba bature. Turabigushimiye mu izina rya Yesu. Amen.